abaduteze yombi turabasuhuje. Mugiye gukurikira ikinamico Abacu mutegurirwa n'umuryango witwa SMS ijwi ry'umubyeyi utihebye. Uteti wa Karame, kurura ku gatebe Tereza washyika hatubwira iyo nkuru. Kayitsi, nuko byagenze. Nanjye nabonye ubutumwa nimugoroba nohererejwe n'umuturanyi wo kwa Rwagaje ngo mukana. najyaga ngira ngo ninjye wagize umubyeyi gito gusa naho hari n'abandi. Uteti wabo sugira ngo ababaye kuri iyi si benshi. Nuko nyine buri wese abahangayikishijwe n'ibibazo bye. None se Tere, Karame, umubyeyi agira atya agafata ku ngufu umwana rero bigenze bite koko? umva nanjye sindabyiyumvisha. Erega buriya wasanga nubwo bimenyekanye ubu byarabaye kuva kera. Konzi ko mujye muganira se hari ubwo yigeze agira icyo abikubwira Uteti wa? Reka da, impamvu nari mbivuze nuko niyo mwaganiraga wabonaga asa n'ufite ikintu cy'agahinda ahorana. Biriya rero ni ibigaragaza yuko abana benshi bafite ibibazo nk'ibyo bahura n'ingorane nyinshi. Iyo uvuze utyo mpita ntekereza Gariso wanjye na Mireye ntibabaye bakiriho nabo baba bakorerwa nk'ibyo byose. Byose ni kujya umuntu abyereka Imana nta kundi. Hanyuma se Tere, inkuru yaje kumenyekanira. Umugore wa Rwagaje ubwe yabifatiye. Niwe wahuruje abaturanyi ati nimuze murebe ishyano ngushije. Ariko mbega ishyano. Runyezo Rwagaje atiki ngo yabanje kubihakana. Umwana w'umukobwa niwe wasobanuye byose uko byagenze. Harya ubwo waba akwiye gufungirwa hehe ko? Gufungwa gusa se ahubwo biba bihagije. Guhohotera umwana ungana bawe koko? Yewe, iyi si irarwaye koko. Kayitsinga rero sintinze naye nanze kunyura ku rugo ntabasuhuje. Ngiye kwa Saidi hari umushyitsi waharaye ngiye gusuhuza. Ahubwo siko na nyina nifite gahunda yo kujyayo mu kanya. Nawe se uwo mushyitsi uramuzi Uteti wa? Ngo ni umusore w'inshuti yuvuye ibwota amasimbi. Ni umwana w'umusore nawe ufite ikibazo kimukomereye cyo kuba atazi inkomoko ye. Yo, nawe ubwo ntiyorohewe. Ngo yagiye iyo ngiyo ibwota amasimbi akiri muto cyane muri 94. Ku buryo atazavuka cyangwa mu muryango we n'umwe. Ariko siko ibyo byose Saida atigeze abimbwira. Ariko uzi ko afite ibibazo byo kuburana n'ababo kuri iyi sari benshi. Ni benshi. Ubwo rero hakuriye yaje kumenya ko akomokirwa ibisiza. Niko gushaka kuza kuhareba. Noneho nawe ni umugenerwa bikorwa wanyu. Yego. Ubu twanashyize video y'ubuhamya bwe ku rubuga ufite akanya wazayirebaho. Reka ibyo by'ikoranabuhanga sinjya mbimenye. Maze nubwo natanze sindabureba numva abantu babimbwira gusa. Kayitsi, Karame, reka nzashake telefone igezweho ujye ukurikira amakuru yose. Aha, uranteye ngo ni nyakurikiraza. Ariko wandakarira wagira nta makosa mfite uzariba. Hanyuma ninjye uyafite. Uvuze ko nyine urwo yapfuye se ni umwishe. Mukakime, uranutse ngo sindi umuntu napfuye mpagaze. Ariko noneho ubanza arakamuna ushakaho si gusa. Mukakime, ko iminsi igenda yicuma mu mubano wacu ndagenda ndushaho kugusobanukirwa. Burya bwose nuko mfata. Ariko ntugafata ijambo ngo urihindure irindi bigira umusozi. Ibyo numvise si byo wivugiye. Icyo nahinduye niki? Hewe, uzariba. Ujye ubifata uko ubishaka, ariko nta gihe ntazakubwira ko wakoze amakosa yo gutoteza Uteti wabo kuva mu buto bwe. Mukakime ndakwiyamye. Munyiyamiki. Kuki utemera amakosa wakoze? Ariko ugiye nakubwire ko amafuti y'umugabo ari bwo buryo bwe ayo matwi yawe nawe murimbo. Ese uzariba. Iyo usubije amaso inyuma, ukareba imibereho ya Uteti wabo mu muryango wacu, ukayihera mu nkambi kugeza aho duhungukiye. Ubona ntacyo ukwiye kwishinja koko. Uretse kunzana witi ku Mukakime. Tikuriheze. Ahubwo nkusaba ikintu kimwe kandi ucyumva ukiteho. Igikize? Bibo bwa nyuma wongera kuntumirira abantu nshinja guhotera Uteti wabo. Si ukugushinja uzariba. Si ukugushinja. Mba ngira ngo rubanda imenye amafuti yawe. Hato hatazagira n'ikiba bati kuki utari watanze amakuru. Mukakime, ndakubwiye ngo niwongera gukora ikosa nk'iryo umenye kutazaruraramo. Vana hitara bwo buzariba. Unyirukana muri urugo se gese urwangi. Ninde utegeka hano? Ntawe turuzuzanye. Umva, buretse niba utamuzi uzamumenya. Ariko ye Uteti wabo uko yafashe icyemezo nk'umuntu mukuru akagenda agaruka mu biganiro bya buri munsi ati hano. Ngo yafashe icyemezo? Yagiye ku neza se? Uko yagiye kose yaragiye. Ariko uzariba. Nubwo wakomeje kwanga ko tumubwira ko atezwe babyeyi ibi. Ngiye mbona aho bigeze icyo ari cyo gihe. Ibyo narabikubujije wa mugore we uzibeshye. Oya uzariba. Agomba kumenya ko itotezwa yagiriwe rifite imizi ku mateka ye. Ariko sinakubwiye ko kizira wa mugore we. Mazi izo za kirazira zanyu nizo zigiye kuzakora ishyano. Gusigasira umuco no gukora ishyano Mukakime. Yego mwamico. Yewe ngiye kuzabimubwira ikibyimbye rwose kimeneke. Reka ntuzakora amahano wa muntu. Uzaburetse mbanze nge kubaza abakuru tumenye niba nta mahano byateza umuryango.
urashaka kujya mu bapfumu kubaza asaba kuri si ibisanzwe mu muco wacu. ego ko sayi Ndakumva Tere. umushyitsi se yamenyereye Yewe yamenyereye rwose nawe yabikwibwirira. Yego inama hakunze cyane. Hari imisozi myiza, klima yaho ni nziza. Ntabwo ari kimwe n'iwacu. ngaha rero aho bita Rwibisiza wajyaga ubwirwa. Ubu nishimye cyane ko makandagije ikirenge inyuma y'igihembe irota mu nzozi. Cyokora nkurikije ibineza neza wagaragaje ukigera ku kibuga cy'indege. No kuri naho wari ufite inyota yo kuhagera rwose. Cyane. wari wahakunda se Sayida ataragutembereza ngo urebe ibyiza bitatse Rwibisiza? Yewe nzashaka akanya muzengurutse hose aho. Sayi ndabishaka cyane pe. Ese aho nzamujyana hambere ni hetere. Igitekerezo. Kanumvera uri hasi wamujyana. Oya witekereza cyane. Aho nshaka hambere ni kuri paruwasi ya Rwibisiza. Kuri paruwasi? Ego. Namenye nkuze ko ariho bamvanye bampungisha injyanwa y'ibwota amasimbi. Yo amatsiko yawe arumvikana. Aho ni na hafi ya hano mu kanya mwatembera yakahamenya. Gusa hari paruwasi ya kera ubu ni urwibutso. Bubatse indi paruwasi. Takibazo ariko ndashaka no kugera ku rwibutso nkunamira abahashinguwe. Buri harimo n'umuryango wanjye. Birumvikana pe. Ubwo rero numara gutemberezwa Rwibisiza ndumva nazakujyana mu matsinda dufite abantu bafite ibibazo byo kuba bataramenye irengero ry'ababo mukaganira. Ahubwo ntaribagirwa Tere. Ndakumva. Hari uwanya mperutse gukurikira kuri YouTube channel ya Ijwi ry'umubyeyi utihebye. Yego. Hari umubyeyi uvuga ubuzima bwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Numva ngize amatsiko yo kumumenya. Ko dufite ubamya bwinshi subwo namenya ari ubwande. Ntabwo wibuka iby'ingenzi se yaba yaravugiyemo nibura washakisha agira ahera. Ntabwo nakurikiye bose. Yatangiye kuvuga uko yahunze yagaruka nyuma y'iminota mike aje kureba niba aho yari yaryamishije abana baba bagihari arababura. Mbitangira ikiniga sinakomeza gukurikira. Wo namumenye ni Kayitsinga. Exactement. Kabatsinga. Oya ntabwo ari Kabatsinga ni Kayitsinga. Kayitsinga. Yes. Ndifuza kuganira nawe. Naje numva mbyo ngomba kwihutira ngeze inaha nabyo birimo. Nta kibazo rwose nabahuza. Merci beaucoup. Tere. Karame. Niba ufite akanya se nitwamutembereza tukajya kumwereka kuri paruwasi nk'uko yabyifuje. Hari gahunda y'akazi rero ngiyemo kiretse wenda nyuma ya saa sita. Utetiwa ese ubwo ndinze wabikima? Amakuru kise iminsi nayo usanzwe uzi. ariko ndabona ntacyo ubaye da. Ubanza usigaye baba bagufashe neza. Ndabona itama sinakubwira ko nta ntugunda se cyangwa impagarara nkitahira aho urumva nabuzwa n'iki gushyira uturaso ku mubiri. Ariko tuvuga ibintu dusubira ibindi. Nawe ugira umujinya mubi. Kubera iki se uvuze uryo? None se kubona papa kubaza impamvu watinze gutaha ugahita wivumbura ukagenda ntugaruke wumva ari byo? Musanabe ni wowe umbwira utyo? Siko byagenze se? Nawe wari uhibereye ukabona uko yabatuye umuhini y'isuka ashaka ko nkubita mu mutwe nkakizwa n'amaguru. Ni wowe umbwira utyo koko Musanabe? Reka ntabwo yari kugukubita yewe wagize ubwoba bw'ubusa. Byihorere Musanabe. Uretse ko nta nukundi wari kubivuga ko byose ari we byaturutse hose. Uhora unyumvire binturukaho se bite? Iyo utamushyira amagambo se y'amasaha nagereye mu rugo iriya ntambara yose iba yaravutse. Utetiwa namaze niba naramushyiriye amagambo. Ese wabaye maneko kuva ryari muko? Utetiwa ndakwiyamye. Reka nabonereho kukwihaniza bwa nyuma. Unyihaniza se nakoze iki? Wihaga ibyo kunteranya na Sayid uziko atazabimbwira. Nushaka uhina akarenge rero nawe yarakumenye. Ngo mpina akarenge? Ubwo rogenda witera amaje kivuga ngo ufite umukunzi ubunza amagambo. Umva Utetiwa Sayid ni ntukoreho n'uwanjye si uwawe. Ariko ibyo mbwiranye na n'ubu sindasobanukirwa. Ndavuga mu ruri mutumva. Uhakana ko utamunteranyije ngo ninjye watumye mu rugo bakwirukana. Icyo nabeshye ni iki? Ubwo rero bwa buryo bwo kumunyangisha ngo ukunde wumva utekanye. Musanabe ibyo uvuga ntaho bihuriye di. Mukwangisha se ahubwo nigeze menya ko mukundana. Niba warishyize mu myanya rero uhebe. Sayid ninjye akunda nawe uzabe mubaza azabiguhamiriza. Kuba mukundana se mbizire? Utabizira se? Niba ushaka kwitambika mu rwa twembi se ugambire kudushwanisha urumva wabigiramo amahoro. Ariko ubundi Musanabe mu by'ukuri urifuza iki? Mvana mu kanwa kandi wibagirwe Sayid. Subiramo ibyo uvuze sinumvise neza. Sayid
ko nsuye bwije se ni amahoro? yewe ni amahoro Kayitsi. Utete iwawe se ko adakoma ntawe uhari? yagiye karagiye ku isoko ntabwo aragaruka, ariko bari hafi, ubusanzwe ntajya ataha bwije. numvaga aya masaha mpamusanga rwose. ubu nawe ari hafi kuhagera ariko. ntacyo, reka mbe mutegereje gato. ese Kayitsi, Karamisayi, Tereza yigeze akubwira ko ejo ufite umushyitsi uzaza kugusura? ntabyo yambwiye. ni uwahe se? ni umusore w'inshuti yanjye w'ibwota amasimbi. ubu ari inaha mu rwego rwo kumenya inkomoko ye kuko yajyanwe akiri umwana. njyewe se akabanza atanzi hehe ko ntaragera iyi mahanga. ngo yabonye ubuhamya bwawe ku mbuga nkoranyambaga agira amatsiko yo kukumenya. yewe bya bintu ntaho bitagera, niyo yose biragenda bikagerayo. Kayitsi, Karame, ubu kubera ikoranabuhanga isi yabaye umudugudu. yewe ni umudugudu byo, naho ubundi se azahansanga mba njya he? yewe muri iyi minsi aho Tete waba aje ngo mube muri kumwe ariko banza irungu ryarashize. yo uzi ukuntu azi kuganira burya se cyane. ese wowe umaze iminsi uganira nawe cyane ubona atari umukobwa w'umutima? Utete iwabo se wamunganya ndahubwo. Kayitsi, Karame, kuba nkubajije ayo makuru rero buriya hari impamvu ariko umuntu yanayibwira. hari iyo ukeka se Kayitsi? reka nawe twigeze gusa n'abakuganiraho. ubwo mwari muhereye ku ki? nari maje iby'ukuntu mbona utakimara kabiri utaje kumureba, ansubiza ateruye ariko numva aho bishya bishyira. ariko kubanza kumusura kenshi nuko namwemereye kumuba hafi muri ibi bibazo amazemo iminsi. cyakora nabyo birakenewe. uzi kuba mu bibazo nk'ibyo amazemo iminsi ukabura uwo muganira ubwira ibyawe ngo akumva guhumurize. biragatsindwa n'iya kare. naho wowe wabazaga rero, Utete iwabo n'umwana mwiza rwose. mbona nibaza icyo wasamuziza kikanyobera. erega burya ababyeyi gito bahozeho kandi na n'ubu baracyariho. Sayi, Karame, Utete iwabo ntumubone kuriya, buriya yahuye n'ingorane zikomeye. ndabizi, yambwiye uburyo umubyeyi we yamukandamije kugera n'aho ashaka kumujugunya. ahubwo se Kayitsi, Karame, ko hari inama nifuzaga kukugisha. ndakumva. kandi icyo umbwira nicyo gituma ufata icyemezo. buriya ku bwawe iyi kinamico abacu muyitegurirwa n'umuryango SMS ijwi ry'umubyeyi utihebye mu rwego rwo gushishikariza ababyeyi n'abana gushakisha ababo bazimiye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. mushatse kumenya amakuru arambuye y'uyu muryango mwasura urubuga rwawo ari rwo www.sms.org cyangwa mukajya kuri channel ya YouTube yitwa Abacu SMS TV mugakurikira ubuhamya butandukanye bw'abana n'ababyeyi bashakisha ababo. Ufite inama cyangwa igitekerezo watwungura, wakohereza ubutumwa kuri telefone 0791 43 44 31. Ntimuzacikwe n'igice kizakurikira.